kuko hari ibintu nka bitatu nabonye afite imbeho yifubitse nkanjye kuyifubita igipira kandi umuntu uje gushyushya abantu yakabaye ari boshyushye mbere yabo aza yifubitse muri ya style ya Meddy uburyo yaririmbaga iz'urukundo kandi akaba wagira ngo n'iz'Imana yego kandi umuntu ukora akayikunda umusiramu akayikunda so Sitotarimara honorable uhita ubona FPR ubundi ni nk'idarapo actually ndibo ndashimira abagenda bategura ibitaramo muri iyi minsi yego ukuru bagenda bita kwa raperi cecuru ubundi mu minsi yari ishizeho gatoya yego we bamukorera ica rubozo baramufashe bamuca igitsina yes nongeye kubasuhuza mwe mudukurikiye umunsi ku wundi mudasiba kutwereka ko tuba turi kumwe gatanu kuri gatanu nk'ibisanzwe ni Imuzi TV nkuko mubizi imbere yanjye haba hari umugabo murabona neza amahoro y'Imana bari namwe suhuzanira abadukurikiye gatanu kuri gatanu muri ya slenge ya yindi abantu bose bisangamo bamwe mvuga ngo ndirujemo batinya rwanikora rutavaruka n'abanyabwirwa mudakikwa ndi intore ya Kigali guma Kigali baranzi yitwa BBM cyangwa Nite Best Manager ndo umuntu w'umunyarwanda origi ase wasuhuje abadukurikiye ko bizi katari abanyarwanda bonyine baba badukurikiye Barigani Tanzania na Kenya hamjambo aba Uganda muri muci amje bareko basebona abanyabo je muri Chemaning boy Machoma Bwino muri Kutiba Zambia aba Zambia na Malawi aba Kongo Mbote ndenge nini Maramu hehe na hehe abanyankore muri yaho mugumire abanyambo nuko so twanzike rero tugende yego ndabona utangiranye nyamara gahunda nziza kuko urabona ko ufite gahunda ifatika kabisa ndabona urimo kujya muri mood yigo bana ngiyewe ndi muri mood ariko ejo umuntu yansekeje akantu arambwira ngo hari igihe ngo umugore yabajije umugabo we ngo shiri ngariko ngo ndamutse mpfuye wazana undi mugore undi aramubwira ngo namuzana ngo wamuzana ukamuha n'imyenda yanjye ngo hoya ngo ntabwo yamukwira we ni muremure abo kantu karajejeje kabisa umwana muto kandi abimbwiye wereko karanasekeje yego reka dutangire rero twanzika gatanu kuri gatanu nkuko mubizi twebwe ntabwo tujya duhema kubaha amakuru agezweho ubu rero aka kanya tugiye kuba twaganira muri showbiz niho tugiye guhera twanzika dukubita tumenagura inkuta kugira ngo abanyarwanda bamenye amakuru abirimo abantu ahera muri showbiz politiki n'ibindi byose yego nibyo hirya no hino nibisekeje nibitangaje yego ngubu hari umuntu warayizengurutse Kigali yose ashaka ahantu restaurant ahantu bateka injanga arahahura yazengurutse Kigali yose yego byose yaratwitiye injanga yego ashaka injanga arazibura araziheba pe neza man yego reka rero tutangira kuri no ngingo ivuga ngo ese ariko narinjira kuri iyo ngingo wabonye igitaramo cyabaye kuri 23 ejo bundi Camp Kigali Camp Kigali cyari cyo mu Nigeria harimo mu Nigeria niwe wari watumiwe yari umuhanzi nyine watumiwe mukuru na Kidi yarakirimo wa mwana arimbye teta yego na ba Ken Keshati na wa musore waririmbye ngo icaro ku cyaro arya ku cyaro ibanguki ngo nta nshaka ikofi ngo nshaka kwibera yaji ikofi nk'umusaze ya narayo yego bamwita nuza bamwita numva nyisoba bamwita nibari to face arimo akantu ka face nibari ki navangaho nituza kumwibuka turamubagezaho ariko nusuko tutamuzi tumuzi urumva ko indirimbo ze tuzizi actually ndibo ndashimira abagenda bategura ibitaramo muri iyi minsi yego ukuru bagenda bita kwa raperi baragenda bita kwa raperi ubona bagenda bakora abaraperi bibonye inshuro nyinshi harimo abaraperi benshi narabibonye harimo abaraperi benshi ibitaramo bimaze iminsi biba harimo abaraperi urabona yuko bagenda batekereza Bruce the Festive na mbere harimo abaraperi igitaramo kibonye uterero muri rusange tukinjiremo igitaramo nakibonye neza cyagiteguye neza ariko ngo wari urahasanzwe wari wishyuye 15 wowe wari ntabwo njye nishyura mba naratanze inkunga so nuko igitaramo cyari kiba abantu batari benshi
je nabonye atari benshi ariko batari n'abakeya nanone si bake cyane ku bari bake mu by'ukuri wenda ariko amafaranga yarahenze yo kwinjira kuko itike ya make yaguraga 15 yari isanzwe ya menshi yaguraga ngahe ya menshi yari mu bihumbi hafi 50 na urumva mu bihumbi 50 na ya make yari 15 urumva harimo n'ayandi nago cyari gihenze yego ariko haje abantu bakeya oya ntago bari bake nago aho nago turi bujyane kuko bitewe n'amafaranga bari bishyuye nago mamenya ko bari abantu bari bake abantu magana ahantu hagere ibihumbi oya nago bari magana kuri bari nga magana ni bari abantu impamvu y'Imana urabeshya pe uzabaza abantu bose bari nk'abantu magana ni oya ariko uzikabona magana ni babashyira muri hano muri no jardin yacu twababara hano magana ni abantu bake cyane abantu magana ni ntabwo bajyaga magana 5 bari abantu reka ngubwize ukuri nje nari mpari umuntu ngiye wabashe gukora imibare umuntu wabashe gukora imibare kandi nta buryarya burimo nta no gukunda iki birimo iriya hari ahantu hakira hafi wenda nk'ibihumbi 3 ko nabo ibihumbi 2 reka tubare 4 ariko mubwije kuri hari ahantu hari byibuze nk'iki 8 cye gihari ariko hari rya bine ryakira ibihumbi 2 yakira ibihumbi 3 rirangira ngo ni rya 3 bari bafite rya 3 maybe ngiye hari ahantu habonye iki 8 pe gifunze okay nta kibazo reka ibyo nibiduteranye gusa wenda ndebye ku Munyanijeriya kuntu yaje nago yarashamaje kuko hari ibintu nka 3 nabonye afite imbeho yifubitse nkanje kuyifite igipira kandi umuntu uje gushyushya abantu yakabaye ari woshyushye mbere yabo aza yifubitse yatangiye aririmba twagira ngo uririmba ari MC uvuga microphone idafunguye baza kumufungurira nyuma urebye asaga nk'uwaje mu Rwanda gutembera cyangwa kwinjoyinga Kigali kurusha ko yitegurira igitaramo kandi kiri nabonye muri icyo gitaramo hari ukuntu atacyamamaje ku mbuga ze narazigenzuye nyuma mbona imbuga ze atarazigenzuye habura amasaha kugira ngo igitaramo kibe kuri Instagram nabwo hahandi bandika ibiki comment n'ibiki bimwe bandika kuri Instagram niho yanditse ngo abwira ngo abanyakigali muri tayari ko mukanya nyine hari bugiye gushya ibintu nk'ibyo ariko urebye igihe cyose twatanye tumutegereze niki we ubwe nawe yiza postinga cya gitaramo sizi niba ari amasezerano yagiranye n'abategurira n'abadealers bagiye kumudiringa cyangwa se ari utarashyize mu mutima ariko ibyo byose ngo twagaya dealers bagiye iyo contract bakoranye imwemerera kutamamaza ibikorwa kuko mu byo gucekinga imbuga ze ntabwo yigeze byamamaza biriya bintu we ubwe yego byanze bikunze byibuze wenda bamukoresheje utuntu akagena akadukora ariko tukajya ku mbuga z'abamuhaye akazi ariko urumva yo tubi muririmbye kugira ngo n'abantu bakonfaminga bavuga ko kubyo uyu muntu avuga n'ukuri wa muririmbye nyine nawe yamaze igitaramo kugira ngo akundishe kuko urumva ngo muririmbye nk'uri ya mpuzamahanga hari abagande bamukunda abatanzania n'abarundi n'ibandi bantu bashobora gutega indege bavuye muri Kenya Nairobi bakaza baje kureba umuririmbyi w'umustar ibyo ni ibintu bizwe yego yego ariko shanekereza ko byagenze neza ko buri wese yakoze performance sibye ko nyine nta bintu biba ijana kurindi bigenda neza nyine ijana kurindi kandi koko ni nako byakagenze uko wateguye ibintu akenshi na kenshi tungurwa n'ibiri buvemo tungurwa n'ibiri buvemo ariko buri kiba cyabaye nk'aba bahungu batinya kurongora ngo ntago barabona amafaranga kandi amafaranga n'uburi ntajya aboneka kandi araboneka kuko amafaranga ari nk'amaraso umuntu arayahorana cyangwa busekeshwa butayafite yego abanyarwanda batwihanganira urusaku rw'abanyamahanga barimo hano tuba dufite abashyitsi yego byanze bikunze rero ndagira ngo ngumenyeshe ko navuga ko ari ukumenyesha ndagira ngo mbwire ko ngiye uburyo nabonye igitaramo byari byiza ariko hari ikintu ngewe muranenga abantu bategura ibitaramo hano mu Rwanda ntabwo nge numva uburyo ushobora kuzana umunyamahanga kandi hari hano umuhanzi ukomeye runaka wenda nk'urugero nk'abantu Deben ba Bruce Melody hari uzanye Bruce Melody na Bushari wenyine hari ahantu ho ariko habona hapfutse no hejuru ariko twibukiranye bari abantu 18 hariya nukugeranya kwanjye wenda nawe ufite uburyo bibona kuko bavuze ko hari nka 400 ntago bajyaga 500 ngo ntibageraga 500 ariko ubwo abazi kureba byo nyine na highlight bazatubwira muri comment bakatubwira n'abagiye bari baci cyane ariko nekereza ko nta muntu uri kwishyura amafaranga angana kuri ariko byaranashobora ko banayishyura hari umunyarwanda ugiye kubataramira none se urambwira hagiye nka Ben cyangwa Melody sibyo ukabisha muri aperi umwe mwiza mu bahari uratekereza ko batayishyura amafaranga so igihari ngiki urabona n'ubundi bateguye wagira ariko banabikoze playback ikindi kintu mbashimira n'ubundi mu Rwanda kenshi na kenshi
dukora playback iyo twagerageje gukora ibintu birenze dukora semi live yego wirangara dukora ikiganiro ntabwo nta kibazo mba ndimo kubikontrola neza mba ndi kuri mixer mbyumva no ngo byanze bikunze mu Rwanda akenshi dukora dukora akenshi nyine mu Rwanda ibitaramo byacu biba birimo playback iyo watajemo playback aba ari semi live ariko ikintu abanyarwanda banengagaho abantu bategura ibitaramo nuko akenshi abantu baducurangiraga wasangaga yabaga ari abantu bamwe ari symphony yonyine kandi koko ni nayo yari hari yagaragaraga ugasanga rero indirimbo niba wenda yari afrobeat bayicuranzemo reggae oya abanyarwanda bazi gucuranga bya hatari none bagiye ku Nyundo biga umuziki ari benshi hari n'abandi man barahari ariko hari indirimbo nyine wumva hari indirimbo wumva bagiye kuyicuranga semi live ukumva yabaye reggae wapi ikibazo kiba cyabaye ni ikibazo cy'amafaranga bariya bategura abategura ibyo ngibyo biriya bitaramo yego babasha gutanga amafaranga menshi kuko performance ya live irahenda yego uya semi live kuko live yo ntabwo byanakunda live rega bari indirimbo yuzuye buriya urumva so ariko nka Bobo akora live nk'abantu bayita semi ni igice cya live nyine ibiri hafi kuba live ariko si live ni igice ariko urashaka kuvuga ko ntabwo ujye turi bubyemeranye hari abakora semi live na live biratandukanye semi live ni nk'ahari live ibitaramo bya Makanyaga Buduru byose mbijyamo ni live nuhize bira edega none se bibera mu Rwanda kura bitaramo biri mu ndirimbo z'umuco wa hashize hoya byose ni kimwe mu na karaoke niba ari ibyo baririmba live Jose Camille rero nari mu gitaramo yakoze live aho yari kandi nose ni muco wa kera ega hari ibintu turimo ko yarari aho yabo nose naga abahana mu Rwanda buri munsi ngubwira ibitaramo kimwe bibiri bitatu byari live ari na semi live oya semi live uziko no hanze ubwaho kugira ngo bakore live nyine actually ahubwo vuga uti ngiye kindi ryohera ni iki ngiye ryohera na semi live oya hari makano ko mu DJ n'abanacuranga ega semi live nta mu DJ urimo wiyumva nkaho harimo mu DJ cyarimo gukira indirimbo nyine haba harimo ukuntu semi live umva kuntu imeze unayumve utazanongera kubyitiranya abacuranzi bashobora kuba baba bahari barimo no gukora akazi kabo ariko baba bacuranga bagendeye kuri instrumento ibi playinze y'ubwayo hatarimo amagambo ni beat nyine ubwo ibi playinze bagacuranga bagendeye kuki kuri iyo beat irimo none umuhanzi ahubwo we kuri microphone kuri mic we abarimo kuririmba live yako sinzi tuburana ngenda kubwiye ngo ngiye nkunda semi live si nkunda live uraburana none se uzi ibyo nkunda kundusha wo kuna semi live ndiko nakubwiye wituhaka no ngene arimo gusobanura no live na semi live ngiye sinshaka kubinsobanurira ibyo ahubwo navuze icyo nkunda kuko mbize nta kibazo mbize ari bibiri inzi live kwa uri bakubita ibigomba bakubita hano bakubita ingoma bacuranga na live na ya beat biri muri bya bindi byose bavugaga none banacuranga iyo niyo semi live ngiye niyo playback ni bya bindi bashyira mu muziki na ukabugendera mwanzi yashaka nanaririmba ibikora birafunze usasa wayifunga zaje uvumbura bakagira ngo kuririmba bya nyabyo kandi hari DJ ugize gutya nibwo uhita umenye wagwa ibijya imbere oya ariko biri seriye nari mo gusohora nyine abanyarwanda kumenya gutandukanya live na semi live yego ababizi kuturusha bajya muri comment bakatwandikira bakaba baduha igitekerezo ariko ikintu nari mo kuvuga cyane nuko ngewe rwose ndanenga abantu bategura ibitaramo n'ubundi kuzana ubuje mukamuhayo mamiliyoni cyangwa ibyo bihumbi by'amadolari mwari kuyaha umwana w'umunyarwanda kandi nekereza ko yari kugira abafana banatu bari reka nkwereke yego reka ndabure abantu bategura ibitaramo yego bazategura igitaramo kiri ariko sore gato icyo nabashimiye nanone mbere yuko itukomeza icyo nabashimiye nuko batekereje ku mpano navuga nka second generation barebye ku bantu barimo kuzamuka nibo bakoresheje b'abanyarwanda ibyo bintu nabyo ni byiza kuko bari abana uribuka ko zayi wacu na muzika n'ibiki byose babatekereje wa muraperi twatwibagiye twa mistake yego mistake rwose yego nuwo ngo rero batekereje ku bantu no kuzamuka abantu nyine badakunze kubona amahirwe yo kubona opportunity kandi nekereza ko byari byiza kuko amakuru natoje bakomeze bakore cyane bazagera nyine bagafate oya baranagafasha ubuse sinzi ikintu nakubwira baranagafasha kuko n'ibindi ndirimbo zabo ujya kuri platform ugasanga ifite miliyoni 5-6 cyangwa zinga ariko nyine impamvu nyine wumva impamvu nutegura bafite abafana n'uturirimbo twabo ari abana badukunda bya hatari siko turaturimbo ngewe byanunguye kubona ajya hari akavuga ngo
bose bakavugira rimwe bose agashyiraho mikoro bakayiririmbira noneho uriya mwana w'uturimbo twe hari ukuntu twanditse hari ukuntu abizi hari ukuntu abizi kandi hari ukuntu nyine aririmba utuntu tugufi buriya hari umugabo witwa Meddy ikintu ajya arusha abandi ntabwo yandika amagambo menshi yandika amagambo make afata ku mutima asubiramo kenshi none ugasanga abantu bayakamiritse kwiri azi kwandika yego rero ibyo nibyo nabwiraga abanyarwanda rwose bihangane abategura ibitaramo bajye batekereza ku bantu bacu kuko abantu bacu byanze bikunze bafite abafana kandi benshi nekereza ko byanze bikunze iyo baza no gutumira nka Debeni ubanza batari kuba babashaka bo bazagire gutya reka ndabura abantu yego umuntu utegura ibitaramo rimwe azarebe ba bantu bari bagezweho nka 2010 sibyo batagicurangwa abegeranye nka batandatu akora event yawe akubitamo barafica akubitamo bubanda akubitamo abo bantu kubera iki saba ahubwo bo batakiyegeranya noneho uzare hoya bararirimba ntago bategura ibitaramo nose muhanzi nitegura igitaramo ariko gutegura ibitaramo birahenda agasaba icyo bita urumva umuhanzi gutegura igitaramo ahubwo yajya muri studio agakora indirimbo so urumva bagiye mu bintu burya buri muntu niyo mpamvu umuhanzi ashaka management urumva tekereza nawe nkwereke tekereza wicaye nkaha ukabona melody cyangwa Beni cyangwa Zaheri mbonyeje kugusaba akazi abati rero iyi hoteli yawe ati ndagira ngo ku itariki 30 nzaharirimbira urumva ibyo bintu yakora byo biranashoboka aho biragoye nyine respect baguha naga ingana nk'iyo haje management yawe nago bimeze kimwe niyo mpamvu ibaho niyo mpamvu nyine ubona abaririmbyi bakunda kubahisha babahunza public n'iki ubona umuririmbyi agiye kuri stage yego reka ndumva iyo ngingo wenda twayitinze reka tuyiveho dukomeze kuri iyi ngingo nayo ijya gusa n'ubundi urabona ko tugeze muri amezi dukunda turi benshi amezi arayo twanga se namezi twanga amezi yose ariko nyine hari ahantu hari umuntu ukubwira ati ngiye kwezi kwa 11 rwose iyo mugezemo mu kazi mba mbona ari ibibazo nibiba bigenda hari ukubwira rero tu kwezi kwa mbere kuba ari kwiza kuri nge kwari kwiza nanangiye umwaka nzi ibyarangiye umwaka washize yego impamvu mvuze gutyo ngewe nagira ngo nyine bimenyesha abantu ko nano kubamenyesha ni cya gihe cy'ibirori byinshi bitaramo byinshi nyine ibintu bigaragara neza muri rusange nicyo rashaka kuvuga ko nabonye ibitaramo bisigaye bahuri gihera tugize amahirwe ahubwo buri gihe byazaza nabonye na birenze tugize amahirwe igitaramo cyazaza kivamo hajyamo ikindi ariko tugeze muri cya gihe nyine cyabigenewe cyabyo yego urumva rero ni igitaramo ngira ngo tuganireho cya Deben hamwe na Israel Mbonyi ariko cya Mbonyi nicyo kizabanza icya Deben kigakurikiraho yego reka tubanze tuganire kuri iki ngiki cya Mbonyi ni igitaramo cya Mbonyi cy'umuramyi gikunda kuba kuri Noheli ingaruka mwaka yego igitaramo nyine kiba kiri ni igitaramo kiwe wenyine abari buririmbe wenyine wenyine wapeke agira ati hagati no hagati akajya guhindura imyenda akananywa n'amazi akagaruka wenyine kabisa so igitaramo kitabirwa n'abantu benshi mbonye kundwa n'ingeri zitandukanye kugeza no ku basilamu akundwa n'abasilamu baba bahaje akundwa n'abakecuru batajya bajya gusenga b'abanyagatolika akundwa n'abasinzi abasinzi mane mu kabari saa 9 z'ijoro jya kumva ngo saa 9 batakizigeza sabwo ni saa 7 ukuva bakubisemo indirimbo ye icyambu kumva cyandutse cyaciye ibintu umusirikare noneho umusirikare wamugara nk'indirimbo ye n'umwana ufite igikundiro ukuntu yandika yariyunguye ntabwo yandika nka gospel zisanzwe yandika muri ya style ya Meddy uburyo yaririmbaga iz'urukundo kandi akaba wagira ngo n'iz'Imana yego kandi umuntu akora akayikunda umusiramu akayikunda so no umuntu afite imyandikire ye utajya ngo ni gospel iri type nka gospel ariko nanone biri uzanarebe Mbonyi ageraga gahigo nagajya shootinga video sinzi niba ubizi ay shootingira mu gitaramo baba bakora uri igitaramo azakora kira gitaramo azabarimo ama video y'indimbo zitabarika kizaba kirimo ama video kandi abanyarwanda bakabireba kandi ugasanga interviews nyinshi niyo mpamvu shanda man uri Imana yagusiza amavuta wabona yakoze clip oya Imana yagusiza amavuta byanze bikunze birakunda ibaze ko yungukira mu bintu byose ari mu bantu bakiza muri kiro gihugu ubundi aterebuye rimwe bw'ikinyoni cyane ari mu bantu bakiza muri bintu bya platform za YouTube na za Spotify yego ni igikundira Imana yamusize cyane
reka rero dukomeze tubabwire hari igihe kizaba ku itariki zingahe 25 kuri Noheli. Kuri Noheli. Ariko iki gitaramo cyo kizaba kiri special kuko impamvu kizaba kihariye wayibwira abanyarwanda. Cyangwa naguyibuka mwibutse. Kihariye. Kizaba kiri special. Wapi? Urabizi yaramaze iminsi ari muki? Azenguruka ibihugu. Urumva rero impamvu kiri special ni mu kuzenguruka izo tuwa zose zakora zizarangirira hehe? Mu Rwanda niho azasoreza. Ntago azabashoje umuziki azi ko azakora no mu Bubiligi n'ahandi hantu. Ikintu ndimo kuvuga niho nyina azataramira biri special. Okay. Biri special kuko ni iwabo mu rugo nyine azabavuye hirya no hino ashaka kwereka abanyarwanda kari Mbonyi. Kandi Mbonyi we yuje arena bwa mbere atwumwe na yuje bwa mbere nkayuza bwa kabiri n'ubu ngubu ni jewe. Ntuzongere kumbaza highlight. Mbonyi waguha highlight bose. Niyo utanayibonye video ya shooting ugomba kubonamo crowd. Umva. Niza Tanzania nazibonye. Niza Uganda, Barara na Kampala, Nairobi he yavuye, Ibujumbura mu Bubiligi. Man, afite abantu umuhungu. Afite abantu pe. Imana yamwihere igikundiro. Igitaramo cya Bense cyo urakibona ute BBM? Igitaramo cya The Ben kizaba igitaramo gihambaye. Actually The Ben wenda tutaragera ku gitaramo duhere ku zindi nkuru zikibanzira ku kiri hirya. Nta kibazo. Amaze gukora ibiganiro bibiri na Jado Castar. Ariko izo nkuru zo numvaga tutaziganiraho ubu ngubu. Turaziganira mu kiganiro kiri bukurikire. None twamwumviriyeho rimwe dufite makuru menshi. Yego nta kibazo reka tumuvireho rimwe nta kibazo. Hari ikiganiro yakoranye na Jado Castar cyambere cyo turakirenze tujye kuri part 2. Hari amagambo namugiye mukotinga numva nkomeje kubaha Ben kugukora yakukoze ku mutima. The Ben yaravuze ati akenshi abantu bitonda baba bagira amahane menshi. Atkenshi umuntu ubona witonze ubona utucitse wataka akakwihorera ati iyarakaye ubu ntagakizwa. Ni nko kuvuga ati igihe kirageze cyo guhangana. Niho kuvuga ati igihe kirageze cyo guhangana avuga kujya afata ku mavuta bya bintu by'i Burundi baprintingaga n'ubwa mbere yarabivuzeho avuga ati yaraje yabonwe n'umunyamakuru ku Nyarwanda avuga n'izina rye ati yinjira aho hantu aho bafata ku mavuta yarasohotse bamubonye ariruka ati yasanga baprintinga ibintu ati se ninde ati n'umuntu mu Rwanda witwa gutya aramuvuga akomoza kuri Melody yanga kumuvuga nka Bruce Melody ngo Bruce Melody avuga yamwitaga ngo wa wundi cyangwa se muri Serenga naga avuga izina ngakumwe yago ajya kuvuga ukumva ko ari we wabwiye ku buryo yavuze ati kuba ufana icyo cyo nakunze cyane nagikunze bikomeye cyane ati kuba ufana The Ben umuntu byambabaza cyane wanze wenda yabo ntabwo yavuze yatanze urugero ati umufana wanjye nshaka ntumfana ariko akemera n'iby'abandi ati kuko Ben sinjye umuhanzi njye n'uhari ati mfana ariko nanone nuba wumva kugira ngo wica undi muntu kugira ngo uzamure Ben uwo mufana simukeneye urumva atari abantu benshi bibesha akumva ngo kugira ngo yamwitaga runaka cyangwa kanaka kugira ngo bazamure kanaka ariko babanza kuzimya Ben yabivuga gute kugira ngo bazamure kanaka kugira ngo babanze banzimye atako ndashaka kubwiza kuri ibyo bidakora umuntu azamuwe n'Imana agamanurwa n'abantu gusa barabigerageza barananirwa batise ati mumeze nk'ahandi muri Bibiliya utega urushyi bagakubita ukongera ugahindura bagakubita ahandi ni nabwo avuga cyaje ati siko biteye atakenshi ati inyamaswa y'inkazi ibituje cyane ati kuko ndabizi mpamvu nanga kurakara cyane kuko ndakaye haba ibibazo bikomeye so yasubizaga ibibazo yabarwanaga na Castar hamwe no witwa Kabendera bakoranye kera so Ben rero n'umuntu urimo gutegura ibitaramo bitandukanye rero bya Canada urabizi bizabanziza iki ngiki ariko tugiye kuri iki ngiki cyo kuri stade cyo kuri BK Arena ni igitaramo cyiza abantu bazaba bakiri mu mwuka wa Mbonyi bazaba bakiri mu mwuka wa Mbonyi bashaka kandi noneho hari amakuru menshi bashaka no kubigereranya ariko bidateguye uburyo busa ni Ben utazakora igitaramo cye wenyine ngaririmbe ngagene nagagaruke wenyine ni Ben uzakora igitaramo umwanya munini akagira umwanya aho abanyamahanga nk'amagahe bazaba baje mu gitaramo cye ndetse akagira n'umwanya wo kugenda aririmbana n'umuntu umwe
kuri umwe ku ndirimbo yagiye akorana n'abo bantu urumva ni igitaramo kiri special nacyo gifite ngo nitegura ashobora kuzashiduka ahinduye imyenda nk'inshuro 3 cyangwa enye azahindura imyenda ni n'umunaniro urumva bizaba bisa n'akazi so kandi urumva abakeneye no kuruhuka mbere no gukora imyitozo myinshi yega repeta akenshi bakunda no kubyina n'ibyo hanze kandi ni Ben uzakora igitaramo cye ashaka confirminga kari igisamago yego so no kuvuga ngo igitaramo kizaba ari cyiza so uyu mwaka rero uzarangira neza abantu bazishima hano mu Rwanda kandi bizateraho kashe ko abanyarwanda bamaze kujya ku rwego rwa kabiri ngera hoze ndeba ku mbuga nsanga tutakiri ku mwanya kera wasanga turi ku mwanya wa 6 wa 5 kuri chat za East Africa ariko ubirebye igihugu kiri imbere ni Tanzania cyonyine ibindi urabona ko turimo kubiyungura tubisiga natwe so muziki wo mu Rwanda rero ugeze ahantu heza yego reka twite tukomoza kuri no korabo ya Bwiza na Mbonyi ishobora irimo kompozwa byanze bikunze na makuru hari imvaho ntago nyine nta ni ibintu nyine na makuru y'abamotari wa mungani wa ngiye aho nayakuye nagara y'abamotari je nayakuye indani ntago nayakuye mu nda y'isi kabisa kuko ntago nzi zasohoka ryari ariko kabisa mu bantu Bwiza ari gitangaza Bwiza yagerageje kwa approaching melody bakorana ya ndirimbo babazaga mukarida yitwa Ugera aza kongera akora my best friend na Ben uziko ubu miliyoni ntago irimo se na miliyoni ari 990 na kandebeho naye nabikubwiye ariko narakubwiye ati indirimbo izagenda ntago iragera igiye kugera ariko mukanya uyu munsi narigeze ndakubwiye ati narakubwiye ariko indirimbo zabarakasa mutwungira umusozi 5,980 na kangahe mu minsi ngahe Mr. Reka dukomeze kiganiro tuvugana indirimbo ufite miliyoni imwe miliyoni imwe mu minsi 5 yageze kare cyane sorry miliyoni yuzuye okay yuzuye miliyoni imwe n'ibihumbi 10 na bingahe ndetse ubwo ikiganiro kiraza gusohoka atari ibyo ngibyo ikiganiro kiraza gusohoka ari miliyoni no kurenga cyane so noneho rero Bwiza ndashaka kubwira kuri Bwiza ko ari gitangaza tekereza Bwiza ufite collabo na Bruce Melody akagira na collabo na The Ben akagira collabo na Riderman akagira collabo na Danny Vumbi akagira collabo na Mucho the Best akagira collabo n'abandi nyine ni benshi numukanda zinyine bigenewe so numuntu uri habona incabwenge Claude Bwiza ni gitangaza yego azakomeza azatera imbere so no kubango rero indirimbo yakoranye na Mbonyi nago namyange zasohoka ryari kirahari nkuko nyine na The Ben twavugaga afite indirimbo yakoranye na Mbonyi bishoboka ko no ku munsi w'igitaramo cye izaba yarasohotse yego indirimbo ya Mbonyi na The Ben yego okay cyangwa ya Bwiza na The Ben ya The Ben na Mbonyi yego birashoboka ko cyo kuri tariki ya mbere kuri bonane nyine ku tariki ya mbere reka abanyarwanda tubasobanure neza no ngo hari collabo ishoboka ya Mbonyi na The Ben iyo collabo irako byanze bikunze ishobora kubaho umva 80% hari na collabo ya Bwiza na Mbonyi iyo irashoboka kuzasohoka muri uriya mwaka twarawugezemo yego ubwo rero mbagira ngo tubibwira abanyarwanda nyine babyumve neza bahatarimo kwibeshya nyine yego reka wenda ibyo by'ibitaramo wenda tubivemo tujye muri no nkuru ibabaje inkuru navuga ko idashimishije habe na gato yego inkuru navuga ko idashimishije habe na gato byanze bikunze yego abantu batwihanganire nyine barabona ko nta kibazo yego ni inkuru idashimishije iyi nkuru rero ni yabereye mu ntara y'Uburasirazuba ndakeka akarere n'aka Rwamagana y'Uburasirazuba hamaze ibicavuga ibintu bidasanzwe yego ariko ngiye tugiye kujya muri Rwamagana muri Rwamagana ndetse tuzaza no kugira Nyagatare rero aya makuru waracukumbuye ijana kuri indi ndagira ngo ube waganiriza abanyarwanda ntabwo ndi bubitinde kuko bimwe byanavuzweho ariko ndashaka kuvuga ku bunyamanza bwateye ku bantu sometimes n'uburangare bwo kubayobozi b'inzego z'ibanze bamwe na bamwe yego uruva rego umukecuru uheruka gupfa waramubonye umwana w'imyaka 19 yaciye ijosi waramubonye ijosi araritwara arijuna muri toilette noneho abana babana mu rugo baje bamubuze yego birasanga wegere microphone
abana bo mu rugo baraza bamubuze yego barazenguruka naho umukecuru bamwisha mukatije sohita muri toilette sinzi umwana umwe waje kujya mu cyumba asanga umukecuru aryamye hasi najo afite ariko ikibabaje ubundi iyo si yo nkuru ikibabaje cyane n'uwo mwana w'imyaka 19 wari warabivuze n'abaturanyi babizi n'abaturage babizi yewe no mu bantu ngo babizi bose batuyeho babizi ko yavuze ko azica uwo mukecuru so ngo yamwiciraga muhora ko uwo mukecuru ni umucikacumu warokotse jenoside yakorewe abatutsi ngamuhora ko yafungishije se yari yarakoze iki yari yakoze jenoside aracyanafunzwe ashobora no kuba yarakatiwe Burundi yarakoze ibyaha bihambaye noneho ati nzakwica kuko wafungishije papa abivuga rimwe abivuga kabiri abivuga gatatu ariko wari mu bafunzwe vuba kuko urumva niba uwo mwana afite imyaka 19 rero nandimo nkubaza ese papa we afunzwe vuba kandi yarakoze genocide mu gihe cyashize buriya rero icyaha cya genocide ntago gisaza yego gishobora no kumara imyaka irenga 100 cyangwa nyine ntago gisaza tu ni icyaha kidasaza no kuvuga ngo n'uyu munsi none se ejo bundi mu cyunamo cy'ubushize twibuka tugiye mu mayaga naje ko hari n'umupolisi w'umukuru bahafatiye bakamufunga yego ariko icyo nashaka gusobanura so uko wenda ibyo mbiyobewe ndabizi ahubwo icyo nashaka gusobanura ngene nibajije nagira ngo kubera hari imyaka 30 ngire nyine abanyarwanda nago bahise bamufata ibyo byose yego ibyo byose nago mbizi neza ariko birumvikana ko batize bamufata urumva afite umwana w'imyaka 19 buriya bamufashe nyuma so basanga ubwo yari ruharwa cyane bamukatira imyaka myinshi sho kuba ari na Burundi yego so umwana wanjye gwita cyane ariko ni icyana kirakavura umuheto ni icyana cyagacanye amabere nari ngiye kwisobanura ngo bwa ari umuntu muzima ni icyana so icyo cyana rero ngo cyahora kibwira umukecuru ko kizamwica abantu bose babizi ngo no mudugudu yarabizi abantu baraho bose babizi none ngatekereza abantu bari bazi story nk'iyo niyo mpamvu rero kunenga nabyo ndumva ngiye kunenga mu biganiro byacu tuzayishyiraho iyo ngingo twanenga urumva nk'abantu bari bazi story umuntu ava ngo nzakwica niba mutware wenda ngo bamujyane mu kigo ngororamuco cyase bamuganirize bazi banamukanga baje n'inzego z'umutekano ubwire ngo yewe usha tuzakurasa cyangwa wenda banamukanga tuzagufunga yego tuzagucisha imisazo nino icyana cyo yuko abantu babihagurukiye wenda kigira tansiyo yego so cyabonaga rero kuko babaje na nyina bati se umwana wawe kwajyaga bivuga ati ntago ari ngiye yabibwiye ati kandi najyeyo sinjye bamutumye kandi yujuje imyaka y'ubukure arengeje imyaka 18 yego amategeko aramureba cyane gatozi nyina arabwihakana so icyo cyana rero baragifashe gatozi so nyina rero cyana baragifunze ariko tukiri mu karere ka Rwamagana hari nundi umucuruzi wa boutique w'akabari gatoya hanguriye abantu 5 baranywa nimugoroba baramusohora nka hari amuteragura ibyuma arapfa pe abamusohoye ni nyiri kabari hararimo umwana baturanye abandi 6 ngo nago baramenyekana so uwo mwana baramufunze umwana ubu arafunzwe umwana baramubwiye ngavuge bagenzi be yarabahishira n'ubu oya ni ikibazo cy'igihe ubwo yazabavuga inzego z'umutekano nazo nago nzi icyo zizakora hari gihari azabavuga so ariko urumva kubera kimwe no minsi nibo kumva ubugome budasanzwe hano mu gihugu ubwo turacyakomeje hari n'umucecuru wundi mu minsi yari ishizeho gatoya we bamukoreye yica rubozo baramufashe bamuca igitsina tekereza guca igitsina cy'umubyeyi yego bagijwe mu mazi muri muhazi n'izina ry'Imana Simana y'Iburasirazuba araka video kari ahangara nakohereje harya wakanyohereje kumuhungu Kayonza muri gare yego umwagenti arimo kubita ibipfunsi umugore amukubita ibipfunsi umugore mamurabo ujigija kiramukubita gwa hasi abantu bareba bashungeremwa kiramukubita aragarama ahoze hero haje kuzungu dukizamo buryo cyatumye babahungu bamwatakaho nuko yakubisa agahungu kamwe bagahita bamwataka bibona bikomeye ntago bamwitayeho bamwitayeho nibiki ariko hari ikintu narimo kubona neza wenda sinzi niba ngiye kuvuga nabi wenda wangororoka ukanganiriza mba nibaza ibintu nk'ibyo bijya kuba inzego hafi aho ngaho zidahari byari ukuntu baba bariraye si uri wamenya rwose ibintu nkabiri oya kuko
inzego z'ibanze zegira abaturage siko tubizi habiriya nibiki hari abanyerondo singiye hano hari abadaso sinayiguhaye hari abapolisi cyambaye jire ya MTN yego hari n'ikindi ahubwo nabonye noneho kigabo nanone wanyohereje barimo ko hari umugabo nawe kandi n'uwa Rwamagana nawe n'uwa Rwamagana turebe nawe n'uwa Rwamagana kigabo cyo cyakoze ikisi cyo wanyohereje biranditseho ariko ibyo yakoze rega cyane agenda gakina burana n'abaturage mwa hoya iki nakoherereje iki nakoherereje cya kintu cya mitiyu yego ariko hari undi wishe umugore wamuteraga ibyuma byinshi cyane mu karere ka Rwamagana wambaye umupira wa Rayon Sport yambaye jezi ya Rayon Sport namuhaye nde sinamufasha se nanzi ko namuguhaye wamaye mu agent wamaye nako wamaye icyo cye urumva uyu nguyu rero uwo nguwo reka turebe gatoya family hano hari yafashe umugore we barimo baramubariza ngo abari mu mushyikirizo nzego za polisi yego yateye umugore ibyuma bigeze kuri 30 ibaze ubwo bunyamaswa buri mu bantu icyuma rimwe kabiri gatatu asubizaho paka kugeza kuri tarani imyengiriho yatorotse ngo bamubona baza kumufata aho ni Rwamagana twavugaga Kayonza na ahantu ibintu bifatanye burasirazuba Nyagatare baturanye Nyagatare ejo bundi umwana utagira ukwasa umucika cumu w'imyaka 29 yego bamusanze mu cyumba cye yimanitse abahanga batuye umwana agiraga morale uzi igitanga yavuye no kureba Amavubi hano na Libya yari yaje mu Rwanda i Kigali nako kureba Amavubi na Libya n'umwana w'umusirimu ndaza kumukwereka mwiza n'umukobwa w'inkumi yari yango yakundaga guhuza abantu bashika cumu abana urubyiruko sinzi biganira jagagira nyine nawe baramwishe so basanga angamanitse mu cyumba cyese ararama hakubwa inzego zirimo kubikurikirana kuko kumane ega naga ariko kuri tuvuga ngo umuntu yaguye ngo birangire hari akarere kandi nzajya mvuga amakuru yako yego hari akarere ubundi kajya kagira ubushe bwinshi n'akarere ka Ruhango ariko urumva akarere ka Rwamagana cyangwa Murasirazuba aho ngaho haje ubude Ruhango nagashaka gushira iminsi 3 hatabaye agashyi yego ariko abantu bacitse ku icumu baracyahura n'ibibazo biracyabagaruka usanga nyine umuntu wapfuye afitanye isano n'ibyo bintu sinzi iki kibazo gihe kizakimurikira byanze bikunze leta buri hari uburyo birimo gushakira umuti kibazo mu gihe kidatinze ari gihe wajya kubona ukabona bigiye bikemuka gahoro gahoro ariko nubwo ari gahoro gahoro leta yakoze ibintu byinshi yego bihambaye utwo no muri Amerika batwigisha demokarasi no mu Burayi jya kuvuga umuturage yarasha abantu kuri street ariko nyine hano byari byarangiye ibintu birimo kugira ngo harimo kuregeza ko abayobozi bibanze bongere bashyiremo imbaraga kabisa yego turabanenza abayobozi oya turabanenze pe mwisubireho mwongere muzahura imbaraga buri mudugudu bufite abanyerondo bawo bufite abadaso akagari kagira abadaso abari n'abapolisi ku murenge usibwo koko aho ngaho bafunze ba nyirutubari abo bana baje banyweraho nagari nyirakabari bateye ibyuma ndabyibutsa ahubwo bateye umwe mu banyweragaho ariko bamucunze ko afite amafaranga ari 6 baramwica bafata umwe na ba nyirakabari barafunzwe ariko nyine se ubugenza cyaha bagomba kugenza ba nyirakabari rero bavangutwe twe tuzuye nguye abana nabo tubazi bari bazanye n'uyu waho ndaka kugaragaza bagenzi be yego reka rero nkuko bisanzwe nyine urumva ko amakuru nyine bibayoboje nanjye niyo mpamvu mva mbuze icyo mvuga ariko nuko bisanzwe turangiza ikiganiro cyacu hari abantu runaka bagize akamaro mu gihugu dushimira cyangwa se bagire societe muri rusange umumaro uyu munsi turashimira nde uyu munsi turashimira nyakubahwa Tito Rutaremara yego tumwishuriza isabukuru nziza yizihije isabukuru ejo bundi yego nawe muntu nabonye nabandi ninarabakunda ariko niwe muntu nabonye nyakubahwa Perezida wa Republika ayambira seka bona nyine ari nka mugenzi we bareba bafitanye amakuru ari ndande baziranye utuntu n'utundi hari ibintu 10 namwanditseho byo baganiraga warabibonye narabibonye kuri WhatsApp urabifite aho ngaho bisome kuri WhatsApp narabibonye katurebe kanzi mbirebe nanarije ifoto yabo ukoresheje ngijisho rya mukuru turebe cyangwa byavuye oya ishobora kuba bitavuyeho gusa byanavuyeho byavuye nagufasha ariko nagufasha byavuyeho ariko yego byavuyeho
hari harimo ngo ubutwari naravuze icyo barimo kuganira yego harimo ijambo rimwe amajambo 10 nanavuze irya mbere kari barimo kuganira ubutore ubupfura kwihangana insinzi ubudahemuka ubujyanama ku rubyiruko ikindi ubukotanye I think yego ubukotanye cyerimo ndompake ikindi nyine ubumwe n'ubwiyunge amajyambere gukundisha abatugihugu urumva nyine byari ibintu byinshi cyane so bari abagabo rero reka tukivuga kuri Tito Rutaremara bro uzuko dukunda kuvuga abantu bro Tito Rutaremara ari mu bantu ba mbere nyine bake batagera 3-4 batangije FPR cyangwa RPF yego yego RPF urabizi ko ititwaga RPF mbere yego so icyacu kititwaga iryo zina rindi tara RPF baratajye nyuma baza kuhindura abo bantu uyu mugabo yagize ari babandi bitwa bakada n'ubuje wumva yego yabaye mukada gihe kinini yabaga ajya gukusanya inkunga nka bya bintu twabaga kuri baye nyumba yabaga kangurira abantu yari umunyapolitike urwego runini niwe wajyaga arusha mu mishyikirano kandi akaba arusha gace Bugande mu kusanya iby'abantu kumva ibitekerezo by'abanyapolitike aho kanya akabageze ku rugamba za mu Mutara za mu Birunga aganira na nyakubahwa abaje inama y'icaba buri Perezida Kagame hari ikintu yakoze cyane cyatumye urugamba rworoha yafasha abanyapolitike buryo abanyapolitike bacu barwanya intambara kuko babaga mu inshuro nyinshi babaga bari muri headquarter babaga bari kuri tere baje kuri tere so uyu nukubanga intambara yabaga iri mu mwuka wa gisivile na gisirikare so uwo mugabo araguhanaga niyo madushanwa ndako muri masezerano arusha ari muri babandi baje muri CND arimo baje muri CND mu mishyikirano arimo ibyo bintu byose yirukansemo nyine nagafashe saso ngarasi saso gutya ariko uyu mugabo yarwanye intambara ikomeye cyane ibyo birarangira kandi intambara zinagezweho muri kino gihe ni intambara z'amaki z'imivugire z'ibitekerezo z'ibiki so intambara irangira biramushobera aravuga se imfubyi ko zandagaye hano hanze ese ubu ngubu nafata imfubyi zose nkazitwara ahita afata abana bagera kuri 30 aravuga ati ngiye kubarera noneho akagenda agasanga kana bafitanye insano kadamwe n'ubundi bwana butanu noneho akareba ko yafata kana kamwe akareba ko yafata kana kamwe bwana butanu akabatwaye butanu bwose akanyira kana kanyira senge babaga he cyangwa mushiki wabaga he na he so akareba kuntu afata kamwe gafata butandatu so abana bagera kuri 30 arabatunga arabagaburira arabigisha ubu n'abagabo n'abagore urumva nk'ibintu aba yarakoze byose yego noneho tuve kuri ibyo arakomeza yabaye umuvunyi mukuru gihe kiri yari umuvunyi yakoze akazi keza by'uburyo bukomeye ubu n'umusenateri uyu mugabo ubuzima busanzwe yafanaga Liverpool kera Liverpool aza kuivaho aza gufana Manchester United ngo Liverpool impamvu yiguvera yizi naga ari guharara naga ajya harara so no kuvuga ngo impamvu yavuye muri Liverpool hari igihe abafana babo bigize kwica abantu yego habaye akavuye muri stade bica abantu imasa side derby kubera ibintu byabayemo ibintu byo kwica rero kandi arwanya badakunda abantu bica abandi ahita yiva ku icyo gihe afana Manchester United so mu Rwanda afana APRFC yavuze ko akunda rero ariko agafana afana APRFC akaba ari nayakunda ariko yishimira ko rero yabiteye imbere kuko bamaze impamvu fana APRFC ati nukuri ni ikipe twishingiye azinakira ati ni ikipe twebwe twishingiye niyo mpamvu ngomba kwifana ati ngomba kwifana nta kindi so numugabo rero ubuzima busanzwe yagize icyo avuga ku bahanzi nyarwanda bamaze se mu Rwanda fanande arabaririmbyi bagezweho arababarimbiraga ku rugamba niki avuga ati ba Maria Yohana ati bande nabande tabo bantu nyine urabumva atwera nakundaga Bob Marire kera atariko atababagezweho ati kubera babidunda cyane ati hari ukuntu manumva atariko ati hari ukuntu ati hari abahungu batatu baririmbaga nakundaga ubwa Urban Boys ni Urban Boys ati najyaga mbakurikira bari mu yamarushanwa bageze finale
uri akazi umuziki ariko asoza avuga ikintu ngo ngaruka abana bitegereje mbona bakwiriye kubashyigikira bakabashyira leta ikabafasha ikabashyigikira bakabasha guhangana n'ibindi bihugu kuko bitegereje bafite impano zikomeye kandi bamanika ibendera ry'u Rwanda mwana numvishije areze uwo mugabo wavuga ibyo Rutaremara rero ni byinshi ni umugabo uciye bugufi ushaka gufata umwanya ajya muri clip ya Karasira yego akajya muri clip umusaza gundi w'igitangaza perezida afata umunyacyubahiro akajya muri clip y'umwana uririmba ibigarasha bikavugiraho amagambo yabyo ibiki n'ibiki so numugabo rero uciye bugufi nari maze kuvuga kuri uja mu maklipe y'abahanzi ukunda igihugu kabisa nta kintu kitarimo gukunda igihugu abamo avuga sha ubundi uriya niwe yurebye uyu musaza twavugaga Tito Rutaremara honorable uhita ubona FPR ubundi ni nk'idarapo yego so agira ibihe byiza Imana ikomeze kumuturindira wije imyaka 80 ni bake cyane bayigereje mu Rwanda 80 mu kadomo ejo niyo basereburaga kagikomeye aracyakomeye aracyafite n'indi myaka yo kubaho so we n'abagenzi be rero ashobora kuzakuta n'ijana yakoga nk'indi 20 akagira mu ijana umuntu ukomeye kuriya mwa reka tureke kumugendera imyaka 20 yanageza 200 no oya ni urugero ariko nyine ngendebye so ngendeye kuyo tujye tubara yego nk'abantu turamamaza ibikorwa byacu Kigali Vibe Lounge tugira ikintu cyitwa Special Sunday tega amatwi neza Special Sunday yuguze amacupa ariyo yose yaba rya Skol yaba rya Mitsingi yaba rya Henken yaba amashoti yaba acupa nka Hennessy yuguze amacupa ne tugira icupa rya kangahe rya 5 wagura inkoko twaguha amafiriti 2 iyo ni Special Sunday kandi dufite ibintu byinshi dufite sauna dufite massage dufite swimming pool dufite igikoni cyiza nko nakubwiye dufite biyari Special Sunday n'indi minsi yose biba biryoshye dufite abakozi beza baza gutankaya please ni Kanombe Nyarugunga urenze military hospital cyangwa urenze abademobo za kuri military hospital kuri kamera opposite muzaza mutugane niho mba ndi muri abanje wanyu ibyiza biri imbere yego rero ndashimira buri umwe wese wari udukurikiranye hano ku Imuzi TV nk'ibisanzwe rero amahoro ababeho ariko wa muntu we gukanda subscribe cyo amafaranga bisaba ko nambaraga byagutwara please kanda like ukanda subscribe ibintu bigende neza 5 tujye tubana natwe turimo kuseka nk'ibisanzwe murakoze rero mwe Imana umugisha mukande mwanandike sawa murakoze